Ndabasuhuje bavandimwe mwese abakurikirana iyi channel ya God's Plan TV. Amazina yanjye nitwa SEBATWARE Jean Samuel. Ndi umuvugabutumwa nkorera umurimo w'Imana w'ivugabutumwa mu muryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko Jeunesse pour Christ mu magambo y'Igifaransa. Nkuko musanzwe mukurikirana ibiganiro n'amasomo y'iyobokamana kuri God's Plan TV, nishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya. Nge rero uganira namwe maze iminsi ntekereza ku ijambo Yesu yavuze dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa mbere kugera ku wa 6, ariko cyane cyane ku murongo wa 6. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 6, ariko nituza kuganira turavuga ku murongo wa 6 wonyine, ndetse nawo ntabwo tuvuga wose ngo tuwusoze, kuko nkuko nababwiye maze iminsi nibaza ntekereza impamvu Yesu yavuze amagambo dusanga muri ubwo butumwa bwiza kuri uwo murongo wa 6. Aho rero haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kuko aho njya murahazi, inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ayo magambo niyo nashatse ko tuganira maze iminsi nibaza. Yesu avuga ngo ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, yashakaga kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Yesu niwe nzira, Yesu niwe bugingo, Yesu niwe kuri. Ayo magambo rero niyo nshaka ko tuza kuganira namwe, niyo nshaka kuganira namwe, tuze kubana mu mwanya utari munini. Mu buzima bwose, ikintu cya mbere dukeneye kugira ngo tugere ku ntsinzi cyangwa se tugere aho dushaka kugera, ni ukumenya inzira. Inzira ni ikintu cy'ingenzi. Inzira twese tuyibonamo uburyo bwo kugera ku ntsinzi. Muri uru rugendo rero duhanganyemo na Satani, isi n'umubiri, mu rugendo rutuganisha ku Mana, dukeneye kumenya inzira. Dukeneye kumenya inzira ituganisha ku Mana. Abantu benshi bibaza nta wagiyeyo ngo agaruke, niko abantu benshi bakunze kubivuga, ndetse yewe bikaba bituma abantu benshi bashaka inzira, bazishakira mu buryo bwinshi, uburyo wakwibwira uti inzira zitugeza ku Mana ni nyinshi. Ariko nashatse ko tuganira dushingiye kuri iri jambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa 6 niwo tuvugaho. Yesu yashatse kwerekana, cyangwa se Yesu yerekanye inzira, kandi yerekanye inzira imwe gusa, nta yindi, nta bundi buryo, nta handi twaca, nta kundi twabigenza kugira ngo tugere ku Mana uretse gukurikiza iyo nzira imwe Yesu yatubwiye, Yesu yagaragaje. Kuko Yesu niwe wavuye ku Mana wenyine, aza kuri twe, arongera asubirayo. Bivuga ko nta wundi muntu n'umwe uzi iyo nzira, kuko nta urayica n'umwe ngo agende agaruke atubwire iyo nzira. Ariko Yesu we yarayiciye, yavuye mu ijuru araza ku isi, arongera asubira mu ijuru ku Mana. Ibyo rero biduha icyizere cyo kumenya ko inzira yatubwiye ni inzira itugezayo.
Ntekereza rero iri jambo hari ibintu bine by'ingenzi nasanze dukeneye kumenya kugira ngo tugere aho dushaka kugera, tugere ku ntsinzi yacu, tugere ku ntego yacu. Icya mbere ni ukumenya inzira, icya kabiri ni ukuba dufite intwaro no kumenya intwaro dufite, icya gatatu ni ukumenya umwanzi wacu cyangwa se imbogamizi duhura nazo mu nzira, icya kane ni ukugira imyitwarire ituma tugera ku ntsinzi. Uyu munsi rero turaganira ku bintu bibiri bya mbere, ubwo mu masomo y'ubutaha tuzakomeza n'ibyo bintu bibiri bindi bisoza. Icya mbere rero ni inzira itugeza ku Mana, inzira itugeza aho dushaka kugera, inzira itugeza ku ntsinzi yacu. Ndabibutsa ko turi kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa 6 niwo twibandaho, nubwo twahereye hejuru dusoma kugira ngo twumve uko Yesu yatangiye abwira abantu bari bahungabanye, bahangayitse, bibaza. Aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, nubwo ngiye gutandukana namwe ntimuhagarike imitima yanyu, ariko ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abari muri njye rero bazagera aho guhagarika umutima kutazaba kukiriho. Inzira igana mu ijuru rero, cyangwa se inzira igana mu bugingo buhoraho, inzira igana ahataba ikibi icyo ari cyo cyose, kurwara, kubabara, intambara no gupfusha, ahubwo haba umunezero wuzuye ibyishimo bihoraho. Aho hantu inzira ihagana niyo nshaka ko tuganira. Impamvu aho hantu hahora umunezero wuzuye ibyishimo bihoraho nuko hategekwa n'umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo. Kubera ibyo hano ku isi abantu bose bahora batekereza, bashakashaka inzira y'ukuri yabageza ku Mana, kuko dutekereza ko ku Mana niho hari ibyishimo byuzuye, ku Mana niho hari umunezero, ku Mana niho hari amahoro. Abantu rero bashakisha mu buryo bunyuranye, bakubita hirya no hino bashaka inzira yabageza aho hantu. Niyo mpamvu tubona amadini atandukanye, kandi inyigisho z'ayo madini yose usanga ari inyigisho zivuga inzira igana ku Mana, bigatuma abantu batekereza ko hashobora kuba hari inzira nyinshi zitandukanye zabageza ku Mana kubera ko amadini atandukanye. Ariko ndashaka kubabwira inzira imwe. Amadini menshi nubwo yakwigisha ibintu byinshi bitandukanye, ariko inzira igana ku Mana, Imana ni imwe, inzira igana ku Mana nayo ni imwe. Imana imaze kurema umuntu yamushyize mu ngobyi ya Edeni, aho yahoraga muri presence y'Imana, cyangwa se yahoraga mu kubaho kw'Imana. Aho rero ntiyari akeneye kubwirwa cyangwa kwerekwa inzira igana ku Mana kuko yahoranaga nayo. Ariko umuntu amaze gucumura yirukanwe muri iyo ngobyi, abatandukanye n'Imana, abakuwe mu bwiza bw'Imana. Ubwo icyo yahoraga abona, yahoraga asabana n'Imana, kiba gikuweho. Ubusabane yagiranaga n'Imana kugira ngo yongere abugire, byasabaga ko ashaka inzira yo kongera gusubira muri ubwo busabane. Ubwo nibwo yatangiye guhura n'ikibi, kuko yari amaze gukurwa mu bwiza bw'Imana. Ibyishimo, amahoro, umunezero yagiraga aba arabibuze, maze intambara n'urupfu biba byinjiye mu buzima bwe. Ariko kuko Imana ari urukundo, yo ubwayo yashatse kongera guhura n'umuntu. Ariko kuko ari iyera kandi itabana n'umunyabyaha, yamuciriye inzira yo kongera guhura nayo, asabane nayo. Yohereza Yesu, umwana wayo w'ikinege, ahinduka umuntu, yishiraho ibyaha by'abantu bose kandi byose, maze ahanwa igihano gikwiriye ibyo byaha byose. Maze ahinduka inzira yongera guhuza umuntu n'Imana. Maze Yesu ajya gusubira mu ijuru,
nibwo yasize abwiye abigishwa be cyangwa se yabwiye abigishwa be amagambo twasomye. Ni njye nzira ibageza kuri Data, kuko yaje akaduhindukira inzira n'uburyo budusubiza mu busabane n'Imana kubw'urupfu rwe no kumwizera kwacu. Bisobanuye ko ari we wenyine nzira, ari we wenyine dukwiriye kwizera kugira ngo tugere kuri Kristo. Ubwo rero dushatse kuvuga ko umuntu uri muri Kristo Yesu automatically ari mu nzira izamugeza ku Mana mu ijuru, kandi uwo muntu ntashobora kuyoba, kuko ari nta wundi agakiza kabonerwamo atari Yesu Kristo. Nta n'ubundi buryo buriho bwo kwegera no kugera ku Mana uretse kwizera Yesu Kristo, nawe akatujyana aduhetse cyangwa se turi muri we akatugeza kuri Data. Ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 12 niho hatubwira ngo nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe, kuko ari nta wundi agakiza kabonerwamo uretse Yesu Kristo wenyine. Ijambo rya kabiri twavuze dukeneye kumenya ni ukumenya intwaro cyangwa se kumenya imbaraga dufite. Pawulo abwira Abefeso ati muhagarare mushikamye mukenyeye kuri, n'andi magambo menshi yakomeje kongeraho, ariko nashatse ko tuvuga ukuri. Niryo jambo rya kabiri Yesu avuga ngo ni njye nzira n'ukuri. Ndashaka ko tuvugana kuri uko kuri. Ukuri rero ni intwari ikomeye, kuko ufite ukuri mu rugamba niwe ufite intsinzi. Niyo izindi mbaraga zose zashize, ukuri ntigutsindwa. Ukuri ntikujya gutsindwa mu buzima, nshuti zanjye. Ukuri kuratsinda. Njya numva bavuga ngo ikinyoma kizamuka muri essentiel. Abantu bakunze kujya ahantu mu nyubako z'amagorofa, hari igihe bashyiraho icyuma uhagararamo, mu mwanya muto rwose ukaba ugeze mu igorofa ryo hejuru cyane. Ariko ngo ukuri guca kuri escalier kurazamuka, nubwo kugenda kwitonda, ariko igihe cyose kugeze aho kujya hari hamaze kwima ikinyoma kiratsindwa, kuko ukuri ntabwo kujya gutsindwa. Ni iby'imbaraga rero kumenya ko ukuri ari intwaro dukoresha. Yesu rero avuga ngo ni njye kuri, ni ukutubwira ko noneho niba Yesu ari we kuri kwacu, kandi Yesu adashobora gutsindwa, dufite imbaraga zikomeye. Ubwo Yesu yabwiraga abigishwa bati namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura, yashatse kubabwira ko ari we Mana, kandi ari we Imana yasezeranije ko azakura abantu mu bubata bashyizwemo n'ikinyoma cya Satani bakiriye ubwo yabwirwaga, cyangwa se Satani yabwiraga Eva iti nimurya kuri iki giti ntimuzapfa, ahubwo muzahinduka mumere nk'Imana. Maze umuntu amaze kukirya yatandukanijwe n'Imana, nk'ibyo twabonye hejuru hatubwiye ngo umuntu amaze gukora icyaha yirukanywe muri Edeni, kuko icyaha nicyo cyari kimaze kwima. Maze Satani abahindutse imana y'umuntu, aramubata. Sinakubwira, umuntu abaho agendera ku kinyoma gusa. Ibi byose Satani abikora, yanabikoze agambiriye kwica umugambi w'Imana ku muntu, kuko Imana itabana n'abanyabyaha, kandi abantu babaye abanyabyaha cyane. Satani ntiyifuze ko bava mu byaha, akababwira ko Imana yanga ibyaha, kandi bitagikunze ko bababarirwa ibyaha byabo, kuko bakoze ibyaha by'indengakamere. Bityo icyo kinyoma abantu bamaze kucyakira, babaho batizeye kubabarirwa, babaho batizeye kongera gusubira mu busabane n'Imana. Satani akabona uko abayobora, abatwara. Ukuri Yesu Kristo yavugaga nuko abari batuye mu mwijima utewe n'ikinyoma babonye umucyo, kuko yabamurikiye.
kandi ko abizera ko Yesu Kristo yahaniwe igihano cy'ibyaha byabo bababariwe batazacirwaho iteka n'Imana, ahubwo bahindutse abana b'Imana ndetse bategereje kuzabana n'Imana, kuko nabo Imana yabejesheje amaraso ya Kristo. Yesu rero aravuga ati ninjye kuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana ni ukugaragara kw'ibyo yavuze, kandi ukuri kose kw'Imana kwagaragariye muri Yesu Kristo. Ibyo yavuze byose, ibyo yakoze byose ni by'Imana yari yarasezeranije uhereye mbere na mbere. Isezeranya ko izakura abantu mu bubata bw'ibyaha, isezeranya ko, mwibuke ubwo Imana yabwiraga Aburahamu ngo muri wowe nimwo isi yose izaherwa umugisha. Isi yari imaze kuvumwa, isi yarabaye iy'umwijima, ariko Imana iravuga ngo muri wowe hazavamo umugisha uzakwira isi yose, kuko yari yarasezeranye ko izongera kwisubiza umwana w'umuntu agahinduka inshuti y'Imana, agahinduka umwana w'Imana, akabana n'Imana, Imana ikabana n'abantu bayo. Ibyo yabisezeranyije kera, yewe na mbere y'uko Adamu akora icyaha. Imana yari ibizi, itegura umugambi wa Kristo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ko gutegura umugambi wo gucungura umuntu wabayeho mbere y'uko umuntu akora icyaha, kuko Imana ireba ikareba mbere, ikareba ihereye mu itangira ikareba mu iherezo. Yabonaga ko umuntu azakora icyaha, maze itegura Kristo. Itegura Kristo nk'ukuri, itegura Kristo kugira ngo azaze yongera akure abantu mu kinyoma Satani yateguraga kuzabagusha mu mutego, ariko Imana ibibona mbere, itegura uwo mutego mu buryo bwo kuzohereza Kristo akazaza aje gukura abantu muri ubwo bubata. Rero ukuri dufite uyu munsi ntabwo ari ukuri kw'amagambo, ntabwo ari ukuri tubwirwa dutegereje ko hari ibintu bizabaho, ahubwo ni ibyabayeho. Kristo yaraje aduhindukira ukuri, Kristo yaraje aduhindukira umudendezo, Kristo yaraje aduhindukira ubusabane n'Imana. Uyu munsi dushobora kongera gusabana n'Imana nk'uko Adamu na Eva basabanaga n'Imana, kubera kuko Edeni yacu ubu ngubu ni muri Kristo, ahataba icyaha, aho duhorana n'Imana, aho Imana ihora iganira n'abantu bayo, aho Imana itajya kure. Umuntu rero uri muri Kristo Yesu ahorana n'Imana. Muri iri jambo rya kabiri ry'intwaro cyangwa se imbaraga, tubonamo n'ubugingo. Ndabibutsa ko turi kuganira ku ijambo dusanga ku murongo wa 6 w'igice cya 14 mu butumwa bwiza bwa Yohana, aho Yesu yavuze ati, "Nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye." Iyo niyo nzira yonyine itugeza ku Mana. Iyo niyo nzira yonyine twaca tugasohora amahoro ku Mana. Ubugingo rero ni ubuzima. Udafite ubuzima ntacyo ashobora gukora, kuko atariho abapfuye bien sûr. Ingaruka y'ikinyoma cya Satani yabaye icyaha, maze icyo cyaha nacyo kibyara urupfu. Ubwo Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha, bahise bapfa, kuko bari batandukanijwe n'isoko y'ubugingo bwabo. Mwibuke mu itangiriro aho ijambo ry'Imana ritubwira ukuremwa k'umuntu. Iravuga ngo umuntu amaze kubumbwabumbwa mu gitaka, ngo Imana imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubwo rero Adamu na Eva bakoraga icyaha, uwo mwuka w'ubugingo warapfuye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ko ubugingo bukora icyaha burapfa. Ingaruka z'icyaha iteka ni urupfu. Abakomoka rero kuri Adamu na Eva bose bavukira muri urwo rupfu, kuko nabo ubwabo bagengwa n'ikinyoma cya Satani, batandukanijwe n'Imana kuko ari abanyabyaha. Yesu rero amaze gutsinda Satani, kuko nicyo cyari cyamuzanye ngo adusubize ubugingo buhoraho, yaramuhemuye haba ku musaraba ndetse n'ikuzimu. Yazukanye ubugingo buhoraho, maze ubwo bugingo arabuduha natwe.
ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 2:1 haratubwira ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Abantu bose bakomoka kuri Adamu, abantu bose bariho ku isi bavutse bavukira mu cyaha cya Adamu. Abo bose bari bapfuye. Uyu munsi abazima ni abazuwe na Kristo, ni abahawe ubugingo na Kristo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ninjye bugingo bwanyu, kuko yatanze ubugingo bwe ku bwacu, twebwe abari bapfuye, twebwe abari bafite ubugingo bupfuye, maze amaze kuzuka aduha ubugingo bwe buzima, kandi ubugingo bwe buzima ni ubugingo budapfa, butazongera gupfa, ubugingo butabarwaho icyaha, yewe n'ubugingo bunezeza Imana kuko bukora ubushake bwayo. Rero ubwo Kristo ari we bugingo bwacu kandi akaba atazongera gupfa, natwe abamwizeye twese ntitugipfuye. None niba tutagipfuye kuko twizeye Yesu Kristo, twatinya iki muri ubu buzima? Bavandimwe, ndagira ngo nsoreze aha. Aya magambo twasomye yatubwiye ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta yindi nzira ihari. Ibyakozwe n'intumwa aho twasomye naho hatubwira ko nta rindi zina munsi y'ijuru dukirizwa uretse irya Yesu. Mu yandi magambo ni ukwizera Yesu Kristo, nibyo byonyine biduhagarika mu nzira, nibyo biduhesha ubwo bugingo buhoraho, nibyo biduhesha kurwanisha ya ntwaro y'ukuri kandi ari intwaro idatsindwa. Ibi rero biduhindukira imbaraga zo kunesha imirimo ya Satani, kuko atazadushobora. Impamvu ni iyi, ni uko inzira tunyura turayizi, ni Yesu Kristo, ni ukwizera Yesu Kristo. Icya kabiri, uwo Yesu Kristo niwe kuri turwanisha, cyangwa se niwe kuri kuturwanirira kandi ntigutsindwa. Ndetse twebwe turwana muri iyo nzira dufite ubugingo buhoraho, ntabwo tuzapfa. Yesu rero yaduhindukiye inzira itugeza ku Mana. Yesu aduhindukira ukuri turwanisha, cyangwa se ukuri kuturwanirira. Yesu kandi ni ubuzima bwacu, kuko ubwacu bwari bupfuye, bwaratawe, yarabufashe arabuta, ahubwo aduha ubuzima. Nimuze rero twizere Yesu. Kumwizera ni ukuba mu nzira itugeza ku Mana, inzira itazatuyobya, inzira idashobora gutuma dutsindwa uru rugamba. Satani arabizi ibyo ngibyo, azi ko bizeye Yesu iteka ryose ubuzima bwabo buzarangira, buzarangiza ubwa hano ku isi, buzarangirira mu buzima, mu bugingo buhoraho. Icyo ashaka ni uko adukura amaso ku Mana kugira ngo dushakishe izindi nzira, kandi nta yindi nzira n'imwe yatugeza ku Mana. Satani arabizi. Izo nzira rero ashaka kuducisha, ntabwo izo nzira zizatugeza ku Mana, ahubwo inzira n'imwe, ni Yesu, ni ukwizera Yesu, ni ukwizera umurimo wa Kristo. Yesu ubwe yaravuze ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri, bakamenya na Yesu Kristo uwo watumye. Yesu rero niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abari muri we ntibazayoba, ntibazatsindwa, kandi ntibashobora gupfa. Murakoze. Imana ibahe umugisha.